ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Nshimye Imana ko twongeye guhurira mu nzu yayo turi bazima, n'umugisha ukomeye. Twebwe dufite ubuzima wakumva ari ibisanzwe, ariko hari umuntu wumva byibuze wamuha n'iminota yo kwicara nk'uko wicaye cyangwa nk'uko nanjye meze. Rero Imana ishimwe ko ikidutije ubuzima kandi ikabiduhaye n'amahirwe akomeye yo kuba mu nzu yayo. Imana ibihererwe icyubahiro. Kadusoma ijambo ry'Imana, Timoteyo wa mbere ibice 4, turasoma umurongo wa 8. Haravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose. Tugiye kwiga ku kwitoza kubaha Imana. Yesu ashimwe. Ntago nzi ibintu by'imyitozo cyane, ariko hari bikeya njya mbona kugira ngo umuntu yitoze ikintu bwa mbere na mbere nuko aba agikunda. Sibyo? Ntago umuntu yakwitoza ikintu adakunda ngo afate umwanya we ngo avuge ngo ngiye kwitoza kino kintu. Umuntu afata umwanya kimufitiye akamaro, yicaye abitekerezaho, asanga icyo kintu gifite akamaro, umutima we uracyishimiye, akavuga ngo reka kino kintu nyitoze. Ibyumvikana? Turi kumwe? Buriya nta muntu waba umukinnyi ngo tumubone yageze mu kibuga tumukurikirana cyangwa abantu bagiye kumufana uwo muntu ataritoje. Byakunda ko umuntu ageze imyaka wenda 18 akavuga ngo reka njye mu kibuga nanjye njye gukina. Uwo muntu akamamara, uwo muntu agakomera muri ibyo bintu. Nta muntu bushobora gucya mu gitondo ngo avuge ngo ngewe ngo nabaye umuganga w'umunyamwuga. Ntago bishoboka. Byanze bikunze umuntu kugira ngo agere ku kigero runaka hari imyitozo bisaba, kubera ko hari ikintu yakunze akaza kwisanga muri icyo kintu. Bwana sifiwe. No kubaha Imana rero nuko nguko. Hari ikintu abarokore tuzi ngo ibintu byose by'Imana ngo ni umwuka. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye guhitamo. Twebwe yaduhaye ubwenge, dutandukanye n'inyamaswa, dutandukanye n'ibindi biremwa. Yaduhaye ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza. Siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo bwenge yarabuduhaye, idushyirira ako karusho ko kudutandukanya n'ibindi biremwa yaremye. Ubwo bwenge rero ikeneye yuko tubukoresha. Ntabwo ibintu byose by'Imana ari mu mwuka. Ubu uzajya ahantu bizi neza ko hatanejeje Imana. By'ukuri ukeneye ko umwuka w'Imana aza ngo gufate ngo kubwire ngo akaguru ndagafashe. Yabikora ari uko wananiranye, ariko buri uri umuntu ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, rimwe na rimwe hari ibintu utajya ugenda ugongana nabyo. Kwitoza rero bisaba kubikunda. Nicyo kintu cya mbere nabonye, kuko ndi mu bantu siporo yananiye rwose. Byarananiye, mu mutima mba numva mbishaka, kandi kuvuga ngo ndabikunda mba mbishaka kubera nzi ko bigira umumaro, ariko kubikunda nyine ngo nisanga nyine ntabikoze. Ariko umuntu ubikunda ntashobora gusiba siporo niyo yaba afite akazi kangana gute, arazirikana akavuga ngo siporo ngomba kuyibonera umwanya. Njyewe rero ntago ndayikunda buriya, kuko nayikunze nayikora. Njya mbishaka kandi kuvuga ngo ndayikunda, kuko ikintu ukunda byanze bikunze ukibonera n'umwanya. Bisaba kubikunda. Kabiri, kwitoza ni uguhozaho.
kwitoza ni uguhozaho, ni ibintu ukora buri munsi, ntabwo ari ikintu ukora rimwe, kuko iyo ugikoze icyumweru kimwe ukagikora ukwezi kumwe, ugafata amezi 8 ukakireka ukazasubira uhera kuri 0. Bisaba rero guhozaho, ukavuga ngo iki kintu niba ngitangiye reka mpozeho kugira ngo ntazasubira inyuma, ahubwo ngende ntera imbere muri cyo. Bwana sifiwe, haleluya, turi kumwe. Bisaba guhozaho rwose icyo kintu, ukavuga ngo ubwo nagitangiye nta mpamvu yo gusubira inyuma, reka nkomeze nyitoze. Kandi uko umuntu yitoza ikintu niko agenda atera imbere muri cyo, agenda yunguka ubumenyi, agenda atera urutambwe, ntabwo asubira inyuma. Ubu umuntu ukora siporo, kamvuge ngo wabigize umwuga, nanjye ngiyeyo nigeze kujyayo rimwe, umwe arabyina akabyina neza, undi akabyina busana, ushobora kujyayo ukarangara gusa. Ubimenyereye uramubona, n'utabimenyereye uramubona. Hari aho bamaze kugera ubisanzwemo, n'ugiye ari mushya uramureba ukamwibwira, kubera ko ibyo bakora biratandukanye, imbaraga bakoresha ziratandukanye. Ugiyeyo atabitinzemo akora iminota 20 cyangwa 10 agahita yicara hasi, ariko ubimenyereye ashobora gukora igihe cyose cy'imyitozo akagisoza neza. Kwitoza rero bisaba kugira gute? Guhozaho. Ntabwo ari ikintu umuntu akora ngo avuge ngo reka nshyiremo akaruhuko, ninumva nduhutse nzasubirayo ntangire. Uzaba ugiye guhera kuri 0. Niba watangiye kwitoza, ukomeza kwitoza, ubigira ubuzima mu yandi magambo. Kwitoza rero bisaba imbaraga, ntabwo ari ikintu cyoroha. Ariko n'abantu bajya bakora siporo, twivugire siporo tureke ibindi. Hano siporo ni nziza, nta cyaha kirimo rwose kuba wavuga ngo nkora siporo. Bisaba imbaraga abantu barimo bajya bayikora, bisaba imbaraga rwose pe z'uyu mubiri. Ntabwo umuntu yavuga ngo ararwaye ngo agiye ngo muri siporo, ntabwo bikunda. Bisaba imbaraga nyine, umuntu agashishikara rwose agakoresha imbaraga ze. Biravuna rero, ntabwo ari ikintu wavuga ngo kiroroshye. Bisaba imbaraga, gukoresha imbaraga, kandi bisaba kubiha umwanya. Bwana sifiwe, turaza kubyumva, ngira ngo ni nka introduction, ariko turaza gukomeza. Muraza kumva aho ndimo kuganisha, kuko iby'isi bikwiriye kutwigisha iby'ijuru. Bisaba kubibonera umwanya ibyo bintu muri gahunda zose ufite, kugira ngo udasubira inyuma kwa kundi twabibonye, kugira ngo utazahera kuri 0, kugira ngo bihinduke ubuzima bwawe. Iyi myitozo, uku kwitoza bisaba kukubonera umwanya, kandi kubona uyu mwanya bisaba gushyiraho ingamba. Buri ibintu byose wabikoze gutyo ukabivangavanga, rimwe na rimwe uwo mwanya ushobora kutawubona, kubera isi tubamo, kuntu imeze, kuntu iteye. Hari ikiguzi dusaba, hari ugushyushya umutwe no gukoresha izi mbaraga kugira ngo tubeho kuko tukirimo. Hari icyo bidusaba nyine, usanga abantu bose nyine tumeze gutya. Ariko kugira ngo ubone wa mwanya bisaba gushyiraho ingamba, ukavuga ngo nzajya mbigenza gutya, mbigarure gutya na gutya, ibi mbe ndabishoje mbigenze gutya, ariko mbone umwanya wo kwitoza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi hari abantu tuzi bakoze imyitozo bagera ahantu. Kwitoza bigira umumaro. Hari abantu bitoje kwiruka, uyu munsi bakaba ari abantu babihemberwa rwose bikomeye, bafashe ibihembo. Hari uwo nari nzi witwa Reruya, ariko sinzi aho yagiye, niwe mperuka mu magare, ndumva ari we muntu mu magare. Yarabyitoje uriya muntu, ntabwo bwakiye mu gitondo ngo niba avuka wenda i Musanze ngo bavuge ngo muze mu mutwara afite igare hano muri karitsiye. Yarabyitoje, abiha umwanya we, ashyiramo imbaraga ze, ashyiraho ingamba. Aravuga ngo abandi bana bazajya bajya muri ibi, ngewe njye kwitoza gutwara igare. Abiha igihe, arabyitoza, bihindura ubuzima, kugira ngo tujye kumva ngo Haleluya. Numvise icyongereza avuga,
ariko twaramukurikiranaga. None se ntiyari yabaye igitangaza mu gihugu? Kandi ni ukuri yaraduserukiye, kandi aba umuntu ugaragaje igihugu neza. Ariko kubera ko icyongereza ntacyo yitoje, ntacyo yagiye kwiga, ariko yitoje gutwara igare rye, abiha umwanya kwa kundi kose twavuze. Imyitozo icyo bisaba arabikora byose, arangije agera ku rwego rushimishije. Ubwo ni uwo mvuze, n'aba bakinnyi bose. Ariko nanjye Cristiano we ndamuzi we, uwo nguwo ndamuzi, Cristiano Ronaldo. Ariko ntabwo nzakina. Rero nawe kugira ngo agere hariya, hari ibintu atagiye kwitoza kuko atabikundaga. Ajya mu mupira kubera ko yawukundaga, aritoza, mbese bihinduka ubuzima bwe kugira ngo agere kuri kiriya kigero. Ntugire ngo akubwiye ikiguzi yabitanzeho cy'umwanya we n'imbaraga ze n'ubwenge bwe byose kuntu yabishoyemo, wavuga uti ntabyo nashobora, kandi ntiwapfa kubishobora. Rero hari abantu tuzi bagiye bitoza ibintu kandi barabishobora, kandi nawe ubwawe hari ibintu wagerageje kwitoza, uyu munsi biragenda bihinduka ubuzima bwawe. Turimo kuvuga rero abantu bitoje ibyiza. Hari n'abantu batangiye buhora ibintu bibi, birangije bihinduka ubuzima bwabo. Bitugaragarize rero ko muri ubu buzima bwacu imyitozo ni ngombwa, ahubwo njye nawe dukwiriye guhitamo ngo turitoza iki, turahitamo iki cyo kwitoza. Twebwe rero tugiye guhitamo kwitoza kubaha Imana. Hari abantu bitoje kunywa agatabi buhoro, akina rwose akabona ariko umuntu ko afite agatabi, nkaba mbona Yesu agatumura bigakunda kandi tungana, njyewe sinakanywaho. Abitangira buhoro, bigeraho bihinduka ubuzima. Uyu munsi kuba yavuga ngo reka byikuremo bikamugora kubera ko yarabyitoje. Umuntu akitoza kunywa ku kayoga akakubwira ngo nanyweyeho gakeya, numva ntibinshituye, ndongera numva ntibimfasha, nza gukomeza. Mu buzima bwacu rero hari ibintu dukwiriye kwitoza, hari n'ibyo tudakwiriye gukinana nabyo ngo tubihe n'umwanya. Twebwe nk'abakristo, Imana yagiriye ubuntu, Kristo akaducungura, turacyarimo kwibuka Pasika, kandi umurimo Kristo yagombaga gukora yarawukoze. Nta kiguzi wabona, nta kindi yari gukora kirenze gutanga ubugingo bwe ngo tube twakirata uyu munsi. Rero natwe biradukwiriye ko twitoza kumwubaha, ubuzima bwacu tukabutoza, ibitekerezo byacu tukabitoza, umubiri wacu tukawutoza, ibyo dutunze tukabitoza, abana twabyaye tukabatoza, ubuzima bwacu bwose tukabutoza kubaha Imana, kuko birashoboka. Ntibishoboka? Birashoboka kwitoza kubaha Imana. Natangiye mbabwira rero ngo ibintu byose ntabwo bikorerwa mu mwuka. Mbaho urugero, hari ukuntu umwigisha ashobora kuza akigisha akavuga ngo abantu batsinzwe n'ijambo, muhaguruke dusenge. Kandi ikintu katuvuge wenda gutanga icya 10 n'amaturo, ikintu cyagutsinze wicaye ukagifatira icyemezo, ukavuga ngo mfashe ingamba kuri iki kintu, icyo kintu wagitsinda. Ugasanga ushyizeho ingamba ukavuga ngo icya 10 ntabwo nzongera kukibara mu bintu mbarira, ngiye kubikora gutya. Ibyo bintu ugasanga ushyizeho ingamba batiriwe bagusengera, byakunda? Ntibyakunda? Ntihari aho byakunda badasenze? Ushobora gusanga ari wowe wikunze ukirebaho, ariko cya 10 ubifatiye icyemezo, byashoboka. Icyo rero niba cyashoboka, hari n'icyaha cyakunaniye bikeneye ko batagusengera, ahubwo urimo kurushya abagusengera, bikeneye gufata ingamba, ahubwo ukitoza kuba kure ya cya kintu, kandi ugasanga warakinesheje. Ntabwo ibintu byose by'Imana biba mu mwuka. Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza, dukoreshe n'ubwenge bwacu. None se ubu mu kazi ko nshobora kwicara nkajyaginga ibintu nkavuga ngo
nkavuga ngo iki kintu ndagikora gutya, iki ndagikora gutya, tuvugishije ukuri. Mba mise nsenga muri uwo mwanya. Iyo ngeze nko nawe, iyo ugeze nko muri icyo gihe, hari ibintu biza ukabona bikubanye byinshi kandi byose birihutirwa, kutabanza gusenga ngo Imana iguhitiremo, kutabanza gusenga, kukoresha bwa bwenge Imana yagoye ukavuga ngo ndabikora gutya kandi sindi bubangame n'akazi karagenda neza. No mu buzima bw'iby'umwuka, bw'iby'ubumana, Imana ikeneye ko dukoresha ubwenge bwacu, twitoza ibintu bimwe na bimwe, n'ibindi tukabishyira hehe? Ku ruhande. Katujye ku myitozo rero abizera Imana ibasaba gukora. Mutaza kugira ngo ndimo kubabwira ngo mujye kwitoza gukina umupira. Ntabwo ari byo ndimo kubabwira. Ntabwo ari ukujya kwitoza gukina umupira cyangwa ibindi. Hari imyitozo abizera dusabwa guturamo. Kwitoza navuga ko ari ukwimenyereza ikintu. Ni ukukimenyereza ukavuga ngo kino kintu ndakimenyereje rwose, kigiye guhinduka ubuzima bwanjye. Imana ishaka ko abizera bitoza, bimenyereza ubuzima bwo gusenga. Hari abantu nzi ashobora kuba amaze nk'imyaka, nishaka mvuga 3, akijijwe, ibintu byose idini rimusaba abikora, ariko atafata n'umunsi we umwe wo kuvuga ngo ari imbere y'Imana arasenga. Akavuga ati ngewe nzajya ngenda gusenga, numve ibyo babwiriza, numve bigendere. Niba bavuga kwitanga nitange, ibyo bavuga byose mbikore, nigendere. Wamubwira kwiriza akavuga ati buriya kwiyiriza rero ntabwo ari ibintu byanjye rwose pe. Hari abantu baba bafite uburwayi nta kibazo, ariko noneho mvuze no kuba adafite icyo kibazo. Umuntu ugasanga yarabifashe abishyira hariya, nawe yibereye ahangaha. Ibyo bintu niba Bibiliya ivuga ku gusenga ikavuga ku kwiyiriza, hari ikintu urimo gukwepa kandi nawe wari ukwiriye kwitoza. Byibuze atangira uvuga uti 6 niho numva ashoboye. Nushobora 6 na 9 uzahashobora. Nushobora 9 ubutaha 11 uzahashobora. Nushobora umunsi umwe n'ibiri uzayishobora. Nushobora 2 n'iyindi uzagenda ugira gute? Uyishobora. Kuko umuntu iyo yitoza, twasanze hari ikigera avaho akagira n'ikindi kigera agira gute? Ageraho. Wivuga rero ngo ngiye gusenga ngo si ibintu byanjye, ngo rwose ngo hari abantu babishoboye, kubera iki se wowe? Ngo nizibika zaramagi, siko abanyarwanda bajya bavuga. Nta muntu winjiye muri urugendo rw'agakiza bishoboye. N'abasenga 40 ntago baje n'umunsi umwe bawushoboye. Nanjye uri ahangaha ufite aya magambo ndimo kubabwira, nibuka rimwe ntangira kubwiriza, twagiraga amaserire bakagutomboza bakakubwira ngo ejo nimugoroba niwe uzabwiriza. Nibuka ko nabwirije Zaburi igice cya 2. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, na Bibiliya zari nkeya. Mu rugo habaga hari nk'umuntu umwe ufite Bibiliya nawe kuyiguhereza akaba ari imari. Naragiye ndababwira nti dusome Zaburi igice cya 2. Aragisoma nkamubwira nikomeza. Arakomeza nikomeza. Ati byashizeyo. Kuko ntago nari nzi ngo birahera hehe birarangirira hehe. Wahitaga ubabwira uti umwuka basobanurire ukajya kwiyicarira. Nkone mwuka basobanurire nkahita nkomeza nkajya kwiyicarira. Bagasoma nyine ugaseba akavuga ati byarangiye, wamubwira uti komeza. Ariko ukababwira uti umwuka basobanurire ukajya kwiyicarira. Ariko uyu munsi kubera kubyitoza no kutabihunga no kubigira ubuzima, hari icyo mfite gitoya uyu munsi mpagarara imbere yanyu ntakibasangiza. Ibi bintu by'Imana rero ntabwo Imana ubu yari kuza ngo ndeke gusoma ijambo uko babintozaga ngaseba. Hamubwira usoma nikomeza usoma ati hashizeyo, narabwaga n'ubutaha nzasoma kuko naka kanyuzemo ndasebye.
nkagenda nkashaka Bibiliya nkasoma, noneho nkamenya ngo imirongo nasomye niyo yawugeraho byibuze nkafata uwanyuma nkamenya ngo nuko nguko byagenze. Rero ibi bintu by'Imana bisaba kwitoza. Rero imyitozo tuyikomeze, twitoze. Aba bakozi b'Imana baturi imbere n'abandi tubona, mpamya ko hari aho banyuze. Hari igihe cyo kwitoza ubwacu, hakaba n'igihe cyo gutozwa n'Imana iyo ifite ahantu ishaka kugutereka. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Twebwe rero turimo kwiga kwitoza ubwacu, kuko Imana yaduhaye ubwenge bwo gukoresha. Itoze, witoze gusenga, nicyo twari turiho. Ubigire ubuzima, ugerageze usenge isaha imwe, wumva amagambo ashizeyo ubireke, nurangiza uririmbe bishireyo ubireke, niwumva byarangiye wisohokere, uvuga uti ntako nagize. Ejo usubireyo, ejo bundi usubireyo, ubutaha usubireyo, uzageraho ahubwo amasaha ajya kubana makeya. Kandi niko bimeze rwose pe. Mu byitoze, witoze gusenga cyane cyane ku giti cyawe. Mu matsinda matoya aho niho twaseberaga, ariko nanone niho Imana twagerageje kwitoza, nayo igenda itwungura. N'amateraniro yabera tuyabemo, ariko mwitoze gusenga. Hari abantu tugiye kubikora, hari abantu tugiye kwitoza gusenga tukabikora. Ntago kwiyiriza ari iby'abapasiteri gusa, oya pe, twese. Muri Bibiliya mu mpano Imana itanga, ntago ndabona umuntu ufite impano yo gusenga. Impano yo gusenga gusenga ikigaragara ni ibya buri mukristo. Ntago ndabona rwose, kereka niba narasomye nabi ahantu. Mu mpano Imana yagiye itanga, guhanura, kwigisha, nta mpano yo gusenga ngo mbone ngo ni impano Imana yavuze ngo nzajya nyiha umuntu. Gusenga ni ubuzima bw'umwizera uwo ari we wese. Tugende twitoze gusenga. Ikintu kindi dukwiriye kwitoza ni ukwitandukanya n'ibibi. Bwana sifiwe. Kwitandukanya n'ibibi ni ikintu umuntu yitoza. Hari ijambo riri mu Migani 16:17, niyo ntakwirirwa ndisoma, wenda hari abari projecting. Iravuga ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Beya ikavuga ngo uwirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe. Ariko ahantu ushaka naho ngaho bavuga ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Ntago ari inzira ifunganye gutya, ntago ari akayira niba ari agasamo, ntago nzi mu Kinyarwanda utwo tuyira kuntu batwita. Ni inzira nyabagendwa igendwamo, ubona nyine ukabona ko ari inzira. Niyo nzira Imana idushakamo. Ntago njya nemeranya n'abantu ashobora kureba umuntu akavuga ngo uriya se ni umurokore ko akora ibi ngibi. Aracyari mu nzira nyabagendwa yo kureka ibibi, kuri tayiti iyo ariyo yose yaba ariho. Twese Imana idushaka mu nzira yo kureka ibibi, kuko turi mu isi yanduye. Mu ijuru niyo si yera, niyo si itunganye. Aho niho tuzagera tukaba twera by'ukuri, tukaba dukiranutse by'ukuri, tukaba tunesheje by'ukuri. Ariko igihe cyose tukiri mu isi, buri wese umushunguye ngo wamubonamo inkumbi. Ariko mvuze Ikinyarwanda nanjye sinzi aho kivuye. Buri muntu wese umushatsemo ikosa, ntago inkumbi, kandi ndumva ntazi icyo ari cyo, ariko narabyumvise. Gusa mu Kinyarwanda cyumvikana twese twakumva, nuko buri muntu wese umushatsemo icyaha, ikosa, inenge waribona, wamubonamo ikibi kuri titiri iyo ariyo yose muri uru rugendo rw'agakiza yaba afite. Nawe kuko ari umuntu akiri mu isi yanduye, acyambaye uyu mubiri, kandi kamere yacu ari ugukiranirwa, wamubonamo icyaha. Keretse Kristo wenyine niwe wera, niwe utunganye, niwe utanduye, ngo muri we nta mwijima na muke. Niko Yohana yanditse ngo agira muri we ngo harimo umucyo gusa. Mu yandi magambo harimo
gukiranuka kuzuye. Ariko twebwe tukiri mu isi, inzira Imana idushakamo niyo guhora twiyeza, niyo guhora tuvuga ngo Mana turi abanyantege nkeya tweze, niyo gutandukana n'ibi ukavuga ngo ahangaha natsikiye mbabarira. Ntukabone mwene so rero ngo uvuge ngo ese uriya we wamubona ni umuririmbyi, wamubona nawe ni umuntu wishaka kumubona nk'Imana, ni umuntu. Icyakora ntabwo dushyigikira ibibi, ahubwo turi mu nzira yo gutsinda iki ngiki, ejo tugatsinda iki ngiki, ejo tugatsinda n'iki ngiki, kugira ngo Imana ikomeze kutubona muri ya nzira yo kureka ibibi. Kugira ngo umuntu areke ibibi rero abifatira ibyemezo. Muzi ko hari ibyaha bidasaba gusengera? Hari ibyaha bidasaba gusengera, hari ibyaha bisaba kubyima umwanya, hari ibyaha bisaba kubihunga, hari ibyaha bisaba kwitandukanya n'ibigare, hari ibyaha bisaba gutandukana n'inshuti zawe, hari ibyaha nako bisaba kwitandukanya n'ahantu runaka watindaga, hari ibyaha bisaba kubifatira ibyemezo gusa ukabaho ubuzima bukiranukiye Imana. Hari ibyaha bidasaba gusengera. Ntimukarushye abakozi b'Imana rwose. Ubu se kadufate Yosefu ari kwa Potifari, ari kumwe n'umugore, iyo adahunga yari gukora iki? Yarakwiriye kujya mu cyumba akavuga ngo Mana ngo uyu mubiri wanjye uhindura ikinya. Abajene baraseka. Hari ibyaha bisaba kuvuga ngo reka mpunge nigendere, kandi ukagitsinda. Nta sengesho wavuze, utafasha y'ibiri, utafasha y'itatu, ukavuga ngo wacyaha wenda guhunze, kandi watambuka wagera hari haruguru ku isoko ukavuga uti ndagutsinze, ukaburanesheje. None se sibyo? Ariko ibintu byose ngo naguye mu cyaha cy'ubusambanyi ngo sengera, kandi waritegeye, urakaraba, ufata akamoto, uramusanga, muranagumana, ati karibu mu cyumba, no mu cyumba ujyayo, warangiza ukavuga ngo pasite sengera rwose. None se ufite ubwenge bwo guhitamo ikibi n'ikiza, wajyaga he? Hari ibyaha bisaba guhunga, hari ibyaha bisaba gufata ingamba, hari ibyaha bisaba kuvuga ngo ndabaretse sinzongera kugendana nabo, iyi telefoni ndayiretse sinzongera kuyitaba, izi WhatsApp ndaziretse sinzongera gucatinga nawe, kandi ugatera urutambwe rwo kunesha no gutsinda icyaha. Ariko nutabikora gutyo, nushaka uzasenge 40 nka ya Yesu, uzagaruka nudafata ingamba, n'ubundi uzatura mu buzima bw'icyaha. Niyo mpamvu umuntu asenga ukabona azi gusenga, yatondekanya amagambo yavuga ibyanditswe ukumva, ariko wajya kureba ibyo akora ugasanga biravangavanze. Hari ibyaha rwose bidasaba gusengera, bisaba gufata ibyemezo. Yego. Ngo sengera ngo byarananiye gutanga icya 10 n'amaturo, bishyire muri gahunda zawe nk'uko budgeting, ukavuga ngo mu kwezi nzagura gaze enye. Ntago mbizi. Ibyaha nemera basengera, hari ibyaha bya karande bidukurikirana, hari icyaha urwana nacyo ariko ntumenye n'uburyo wagisubiyemo, 2, 3, 4, icyo cyaha niba ufiteho n'amateka cyangwa amakuru, ngwino abakuru b'itorero bakurambikeho ibiganza, kuko nta mbaraga ufite zo kwitandukanya n'uwo mugozi. Ariko tutwa buri munsi ngo nsengera, oya, mwige gufata ibyemezo. Mwe kurushya abakozi b'Imana bafite byinshi byo gusengera kandi bikomeye, biruta utwo ngutwo rwose. Ako twitoza icya 3, gusoma ijambo ryayo. Muziko ejo bundi hari bene data twari turi kumwe nkababaza ngo barenze 40 kambagirira ibanga, nkababaza ngo buri muntu wese nambwire byibuze icyanditswe kirimo kumufasha. Fata nka 3 nukuri mbura, kandi n'abakozi b'Imana. Habara numwe ntaryo nukubwira arakubwira ngo Yesaya 57, undi akakubwira ngo Yohana 3:16. Murimo kumva ibyo byanditswe? Nibyo muri Sunday School twese twize. Mu yandi magambo, kubera kudasoma ijambo ry'Imana ntabwo bisekeje, ni wisigeze.
ariko ntago ari heza. Yakobo 1:22 haravuga ngo mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Mujye mukora iby'ijambo ribasaba. None se wakora iki ijambo rigusaba utanarisomye? Bibiliya dutunze ni iziki? Ni iziki? Izi Bibiliya dutunze ni iziki? Nizo gusoma, ariko ku cyumweru hari n'uyibura. Bibiliya yanjye nayisize kuri saramanje, none nayibuze. Ubu se Bibiliya yanjye ko mutarimo kuyiba, ninde ushinzwe kuyikubikira? Ubundi umaze icyumweru cyose utandukanye na Bibiliya yawe kubera iki? Ku munsi umwe ko wafata Bibiliya yawe ugasoma ijambo rimwe rikagufasha rikakunezeza ukikomereza umunsi, bigutwaye. Umukozi akenera kumucamo kabiri ngo yabuze Bibiliya ye. Rimwe na rimwe akanayibura burundu kuko ntago ashinzwe kukumenyera Bibiliya. Wenda ukazayisanga nko mu gikoni, mu kabati ko mu gikoni, waje gusenga ntayo ufite. Twitoze ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. No muri iyi si abantu b'abahanga bamaze kuba professionals, abanyamwuga mu bintu bitandukanye, nuko basoma. Umuntu aburaho Bibiliya. Rero nitudasoma ijambo ry'Imana, none se uyu munsi turi hano, wenda nawe ejo uzaba uri hano, ariko se nudasoma byibuze ngo menye niyo zaburi uzahera kuki? Usibye ko ijambo rikwiriye guhinduka ubuzima bwacu. Dusome iby'ijambo kandi niturangiza dukore iki ijambo ry'Imana ridusaba. Ni byiza kuza ukantega amatwi, ni byiza kutega amatwi abakozi b'Imana kuri YouTube, ni byiza ko wumva ijambo ry'Imana mu bakozi b'Imana batandukanye, ariko nakarusho ko wowe wicarana n'Imana ukumva icyo Imana ikubwira mu ijambo ryayo. Kuko nawe iyo ufashe Bibiliya ugasoma, ushobora kumva Imana hari ikintu iguhishuriye, ushobora kumva hari ikintu Imana ikuganirije ku ijambo ryayo usomye. Twige kandi twitoze gusoma ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Rero ijambo ry'Imana umuntu ajya risoma, Imana ikarinyuramo ikamuganiriza bitewe n'ibihe, bitewe n'uko igushaka, bitewe n'uko ishaka ko muganira, Imana ikakuganiriza. Twige kandi twitoze kubaho ubuzima bwo gusenga twebwe, kandi kwiyiriza nta kintu cyabikuyeho. Agakiza twakagize akagezweho rwose, oya kwiyiriza oya, ariko wibuke ko na Yesu yabikoze kandi asaba imbaraga kugira ngo akore misiyo yari yamuzanye. None se Yesu niba yarabikoze, wowe urinde wo kutiyiriza no gushaka Imana. Twitoze guhunga ibibi, ahubwo dushake ibyanezeza Imana. Gatatu, twitoze kubaho ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, kandi niturangiza twe kurisoma gusa, ahubwo dukore ibyaryo. Reka nkubwire, nushaka ubuze imirongo ine yo muri Bibiliya, ariko ugerageza gukora iby'ayo magambo wasomye, undutira wa muntu umbwira ngo yasomye Bibiliya yose inshuro enye, ariko namushakamo iby'iki ijambo rivuga nkakibura. Ujye usoma gatoya, ariko ugerageze kugira gute kwitoza kukabamo. Imana ibahe umugisha kandi bashoboze kwitoza gukora iby'Imana ishaka kandi ikunda. Izina ryawe niryubahwe Mwami, tugushyize hejuru, tugushimiye umugoroba mwiza waduhaye kugira ngo twisange mu nzu yawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ubuzima. Nyemerera uyu mugoroba ijambo ryawe rize rikora umurimo udasanzwe muri twebwe. Utwigishe, udutoze kubana nawe, kuko kwitoza k'umubiri ko ngo gufite umumaro kuri bukeya, kubera ko kujya kurangirana n'ubu buzima, ariko kwitoza kukubaha ko ngo gufite umumaro kuri byose, kuko gufite umumaro tukiri mu isi, kandi kukagira n'umumaro ku bugingo buhoraho. Dutoze gusenga Kristo, kuko utatubashishije ntabwo twakwibashisha. Udutoze kandi utubashishe guhunga ikibi no kugitura kure, kugira ngo dukore bikunezeza kandi biguheshe icyubahiro. Uduhe imbaraga, uduhe ishyaka n'umwete, dukunde ijambo ryawe, kandi niturangiza dukore iki ijambo ridusaba. Ubashisha abagabo, ubashisha abagore, ubashisha abasore n'inkumi, kugira ngo uru rugendo turimo turubemo tukubaha, turubemo tumurikira benshi, kuko ari cyo duhamagarira. Icyubahiro kibi cyawe kugiye kudushoboza kugeza mu bugingo buhoraho, mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha.